Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe abadukurikiye, abantu mwese abari hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, nihimbazwe yo yakurinze nanjye ikandinda. Twongeye kugaruka rero tuvuga Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana itabeshya kandi Imana itabeshywa, Imana yacu bwite. Ni umukunzi w'imbabazi, ni umutanzi w'imbabazi, agira neza bugaca bukira. Ngo haye ikaze, haciyeho igihe kinini tutaganira ijambo ry'Imana kubera imbogamizi nyinshi zagiye zigaragara, ariko Uwiteka yaraturinze aradufasha. Twongeye kugaruka rero tubahaye ikaze kuri ino cano. Uwiteka barinde kandi abishimire. Reka dutangire dusenga Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yumva gusenga, urahambaye, uri munini, uri mugari, uri nyakubahwa. Izina ryawe n'ubutware bwawe, ukora kwawe no gutegeka kwawe, ngwino ubane natwe, ngwino tugire neza, ngwino duhe imbaraga kuko uri uwera, ari wowe uzitanga. Ibisubizo byawe no gukora kwawe no gutegeka kwawe bane n'abana bawe. Twirukanye imbaraga z'umwijima, duhagaritse shitani n'abadayimoni, duhagaritse gukora k'umwanzi. Bana natwe nutugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze urakabyara none n'iteka ryose, amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro, yo yaturinze, irakomeye kandi igira neza. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza, ibice byaho 7. Turasoma umurongo wa 2 wonyine kugira ngo Uwiteka aduhane umugisha mu izina rya Yesu. Abacamanza ibice 7 umurongo wa 2. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. Twakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubundi mu yandi magambo, Imana irashoboye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, kandi ikindi nta kintu igikorera guhomba. Icyo nzi cyo nuko umuntu wese ukoze ibyo gukiranuka wese Imana iramwemera. Uwiteka abwira Gideyoni ano magambo, yari yamaze kumutoranya. Ndagira ngo tugendane neza. Iyo Imana yamaze kugutoranya, hari ibintu byinshi ugenda uhura nabyo, hari intambara nyinshi ugenda uhura nazo, atari uko Uwiteka byamunaniye, atari uko Uwiteka adashoboye kubikora, ahubwo akeneye kugira ngo yigaragaze ko ari Imana muri wowe no mu bantu no muri rubanda nyamwinshi. Ngo yasanze arimo gusekura cyangwa arimo guhura ingano, ngo yari arimo guhurisha ikibando, amwitegereje. Imana ishimwe. Ngo abona ni umunyembaraga, kandi izi ngano zari zifite akamaro, izi ngano zari zifite agaciro, izi ngano yagombaga kuzibika, akazihisha abanyazi bagombaga kuzinyaga, dore ko hari mu gihe cy'intambara, hari mu gihe cy'ibibazo, hari mu gihe cy'ibyago, hari mu gihe cy'amakuba. Uwiteka amubonye, abonye ishyaka yagize, aravuga ngo, yewe Gideyoni, umuhungu wawe Wasimu, Imana itugirire neza. Aramuhamagara kuko yari amubonyemo imbaraga zidasanzwe. Nawe Uwiteka yiteguye kuguhamagara, kubera yuko arimo abona imbaraga zawe, kubera yuko arimo abona ishyaka ryawe, kubera yuko arimo abona ibikorwa byawe, kubera yuko imbaraga ziwe zirahambaye, ubutware bwe burahambaye. Hari abantu benshi twagiye tuvugana baravuga ngo Imana ireba mu mutima. Nibyo, Imana ireba mu mutima, ariko ireba n'ishyaka, n'ibyo ukeneye gukora, n'ibyo uzayikorera. Uwiteka tugirire neza, atubere maso, atubere ku rugamba, kandi ibintu byose abikore neza, kuko we niwe ufite uko abikora bikemera. Amaze kumuhamagara,
yumva ko agomba gufatanya n'abantu benshi, yumva yuko agomba kugendana n'abantu benshi, yumva yuko agomba gukorana n'abantu benshi, kandi abantu benshi koko barakenewe, abantu benshi muri iki gihe barakenewe. Ariko nimba Imana ivuza no magambo, yo ireba hazaza, yo ireba vision, yo ireba inyuma n'imbere, yo ireba hirya no hino, yo ireba mu bihugu bya kure, yo ireba bavuga batagomba gukora, yo ireba abantu batera icyokere. Haleluya. Imana irangije ngo ibwira Gideyoni, iramubwira ngo bawitonze nze nkwereke, genda gakeya, hari abantu muri kumwe ntashaka ko ibi bintu bazabyiyitirira, bagira ngo bazakoresha umubiri, bagira ngo bazakoresha icyubahiro cyabo, bagira ngo bazakoreshe ibyo bari byo. Abisirayeli ndabazi bakunze kwirarira. Ndagira ngo nkubwire ngo urugamba turimo ni urugamba rukeneye imbaraga z'Imana, ni urugamba rukeneye amasengesho, ni urugamba rukeneye gushikama, ni urugamba Uwiteka akeneye kuguteraningamo kugira ngo ibintu byose bigende neza. Amahoro y'Imana bane nawe, amahoro y'Imana abe ku bantu bayo, amahoro y'Imana agendane n'abantu bose, kugira ngo Uwiteka turengere, kugira ngo Uwiteka tugirire neza. Ni ukumenya abo turi bo, ni ukwitandukanya, ni ukumenya ibanga ry'Imana, ni ukumenya uko Imana yaduhamagaye, ni ukugendana n'Imana. Byaba bikomeye, byaba byoroshye, haba mu ntambara, haba mu gusonza, haba mu kuburara, ariko ngo Uwiteka agendana na Gideyoni. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana ituganze, kandi Imana idukomeze, kuko ifite imbaraga, irihagije. Hari abantu tujya tuvuga ngo irihagije, Imana ni ukuri irihagije. Rimwe ibwira Gideyoni, iramubwira ngo ndashaka ko aba bantu batazirata, ngo nuko arabagabanya. Uwiteka abona ko bidakwiriye, aramubwira ngo erega n'ubundi. Haleluya. Hari abandi bantu nkeneye kugira ngo nkwereke yuko ntakeneye abantu benshi. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka tubere maso, Uwiteka tubere ku rugamba. Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware. Iyo yavuze ijambo irarisohoza. Humura, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Imana iragushyigikiye. Nubwo ubona bimeze gutyo, nubwo ubona uri mu gihe cyo kwiheba, nubwo ubona uri mu gihe cy'ubwirabure, nubwo